nagiye kumva numva ikintu kimenuriye mu mihate hariya, nubwo nahise mvuze induru, mvugije induru ba mama basohoka biruka. Icyo gihungu kiraza kiba kirangwiriye kinjugunya ahantu mu kinogo, ahantu bari baracukuye amatafari. Aba ni bamwe mu baturage bo mu mudugudu wa Kayigi mu murenge wa Muyumbu bavuga ko umusore uzwi ku izina rya Kibibi yabafashe ku ngufu nyuma yahaviriye mu bitarindera, ariko ntihagire igikorwa, bityo abagore bakaba batagikora imirimo yabo bitewe no kwikanga ko bashobora kwibasirwa n'uyu musore uvuga ko kwigira umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe kandi yarakize. Byagenze ari ku cyumweru mu masaa 7 hafi saa 8, ndoga ndangije koga ndasohoka njya hanze. Ngiye hanze nubwo nagiye kumva numva ikintu kimenuriye mu mihate hariya, nubwo nahise mvuze induru, mvugije induru ba mama basohoka biruka. Naramanutse manuka hepfo hari urusantere ngiye kwigurira y'umunyu. Ngezeyo umuntu ampamagara amagatobe ndanywa. Ndangije ngiye gusohoka ngo ngiye kwihagarika, icyo gihungu kiraza kiba kirangwiriye kinjugunya ahantu mu kinogo, ahantu bari baracukuye amatafari. Nuko turahirimburana ngo ni igisazi, ugomba mvuyemo mfumurira hepfo, dore uriya mukobwa aragena niwe wahankuye ndimo kumuhura. Yewe nari ndyamye ndi mu nzu nasinziriye, ngiye kumva umuntu araje akanda urugi rw'imbere, akanze rw'imbere arahita inyuma aca kuri rwo kuri saro, acishamo ukuboko ahantu hasi mu birahure bitarimo arikingurira ansanga mu nzu. Numvise umuntu agize mu nzu nkajyana umugabo mu rugo utashye. Nari ndyamye hari itara rirara ryaka imbere y'igitanda, ngiye kubona mbona rirazimye. Ngiye kumva numva umuntu ari kujya ku gitanda agiye kuryama, ntekereza ko umugabo mu rugo atajya aryama atavuze. Cana itoroshi ahita arinyaka arayizimya arayijugunya. Nahise mbona uwo ari we, mba ndabyutse mvuze induru, ahita nkandamo hano mu ijosi, ankanze mu ijosi kuko ukuboko kwari imbere ya supanete ndamuruma. Kuba uyu musore ushinjwa gufata abagore ku ngufu adafatwa ngashyikirizwa inzego z'ubutabera cyangwa ngo hasubizwe kwa muganga ngo harebwe niba agifite ikibazo cyo mu mutwe, abaturage batuye mu kagari ka Mureba baravuga ko biterwa n'uburangare bw'inzego zibanze ndetse no kumukingira ikibaba, dore ko bivugwa ko anafitanye isano n'umuyobozi w'uyu mudugudu wa Kibibi. Bitangira gupfira mu nzego zibanze kuko ubuyobozi bw'inzego bw'umudugudu ibibazo urabibabwira, wamara kubibabwira ugasanga harimo yuko cyane ubuyobozi bw'umudugudu ugasanga ni mwene wabo, noneho ntibabishyiremo ingufu kugira ngo bamufate bamujyana aho agomba kujya. Nubwo abaturage bavuga ko ubuyobozi bw'umudugudu bumukingira ikibaba, Mukakayumba Claudine umuyobozi w'umudugudu wa Kayigi ahakana ibivugwa n'aba baturage ashingiye kuri raporo atanga ku buyobozi bw'akagari ndetse no mu nzego za polisi z'umurenge wa Muyumbu, ariko kandi ntihagire igikorwa. Bose uyu ise atuye hano ni muramu wanjye, ntabwo tumukingira ikibaba, ntabwo naba ntatanga raporo ejo bundi narayitanze yanditse ndayohereza gitifu, nawe ngewe ubwanjye ndamwihamagarira nkabimubwira. Ubwo rero kumukingira ikibaba rwose byo ntabwo mbikora. Iki kibazo cy'uyu musore uhungabanya umutekano w'abaturage biganjemo ab'igitsina gore ari nabo bafatwa ku ngufu ngo giterwa n'ibiyobyabwenge yishoramo, dore ko ahinduka amaze kunywa kanyanga ndetse n'urumogi, nk'uko Bamvugiki Emmanuel ushinzwe umutekano mu mudugudu wa Kayigi yabidutangarije. Urebye ntago nk'ibintu akora muri no minsi ubona yuko harimo ubwenge, ntago ari ubwo burwayi, ahubwo ushobora kubona ari nk'ibiyobyabwenge haraba yanyweye bikamusaza bikamuyobya, ugasanga nibwo agiye muri ayo mahano. Nyamara nubwo abaturage bemeza ko bafatwa ku ngufu na Kibibi, Muhigirwa David umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muyumbu ahakana yivuye inyuma ibyemezwa n'aba baturage bo mu kagari ka Murehe ko nta mugore n'umwe urafatwa ku ngufu n'uyu musore, bimwe bigaragaza ko hatabayeho gukurikirana intera ikomeye y'iki kibazo nyuma yaho hagaragariye ikibazo cyo gufatwa ku ngufu, dore ko byagiye binagarukaho cyane mu nama zagiye zibera mu midugudu ndetse no mu kagari ka Murehe. Nkurikije turimo gufata ku ngufu ntabwo byemera. Iyo ataze yirukankana umuntu, wenda iyo yirukankana cyane yirukankana abadamu, ariko ntawe arafata ku ngufu. Iyo yirukankanye umuntu rimwe na rimwe muri santire, iyo atabaza abantu bahita baza birukanka bakamufata, cyangwa se n'abakirukanka bityo n'umusazi abantu bakamufata ntawe arafata. Akabaho n'igihe bitabitunguranye bikongera bigakira, ariko muri iyi minsi guhera muri iki cyumweru bari batubwiye ko yongeye yabaye
ubwo twari tumwe dushakisha uburyo kumufata kugira ngo yongere turebe uburyo yasubira imbere mu gihe gitoya kureba uburyo afatwa agasubizwayo mu gihe gitoya kandi nabo nari nabibabwiye n'ejo ngira ngo nari nabibabwiye ahubwo nari nababwiye ngo nibarebe uburyo twamufata ubwo kumufata ni ugufatanya n'abaturage n'ubundi tukamufata tukashaka imodoka tukamushyiramo ubwo rero n'ibinakunda n'uyu munsi birashoboka wenda akaba yafatwa akaba ajyanwe hariya kuri centre de santé tugashaka uburyo yashyirwa imbere. Bamwe mu bagore bafashwe ku ngufu baratangaza ko bamerewe nabi inyuma yaho bakorewe bya mfura mbi n'uyu musore uvugwaho kuba afite ubumuga bwo mu mutwe dore ko harimo n'abasigiwe ibikomere bibatera ihungabana rya hato na hato. Ingaruka zo ntago zabura n'umuhogo hano yari yahakanze namaze iminsi 3 ntarya numva nararwaye n'ihungabana rinyishe cyane numva nanjye ndwaye kuko yarakinyangije munarebye kuko ni munarebe kuko ntago norohewe kuko nta nubwo ari nanjye ngenyine ni abantu benshi hagiye abikorera. Umudugudu wa Kayigi ni umwe mu mudugudu igize umurenge wa Muyumbu ho mu karere ka Rwamagana hamwe habereye aya mahano yo gufata abagore ku ngufu bimwe bitera impungenge abagabo bose bafite abagore dore ko baba bikanga ko uyu musore hashobora guhohotera abafasha babo cyangwa abana babo bityo bakabaha basaba inzego zose kugira uruhare mu gukemura iki kibazo ngo kuko umuntu umwe adashobora kunanira leta kandi hari ibibazo byinshi byagiye bibonerwa ibisubizo. Ziyari Mitasiye, Clouds TV mu karere ka Rwamagana.